twongeye kubashimira mwese muteze amatwi iki kiganiro. Imana ibaha umugisha, Imana ibahe guhemburwa. Uyu munsi Imana irimo kutubwira ngo uri icyo Imana ivuga kuri cyo, ntabwo uri icyo abantu bavuga kuri cyo. Nubwo yaba ari ababyeyi bawe, nubwo yaba ari abaturanyi bawe, nubwo yaba ari abayobozi bawe, nubwo yaba ari abakwigishije, ntabwo uri icyo abantu bavuga kuri cyo, nta nubwo uri icyo Satani avuga kuri cyo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nta nubwo uri icyo wowe ku giti cyawe uvuga kuri cyo. Byashoboka yuko nawe ubwawe wisuzugura, nk'uko Gideyoni nawe yisuzuguye akumva ko ari we muhererezi mu muryango w'iwabo, kandi umuryango w'iwabo ukaba ari wo mutoya mu Bisirayeli. Ariko uyu munsi Imana irakubwira ngo uri umutsinzi ndetse no kurushaho, uri umutsinzi ndetse no kurushaho, uri umutwe ntabwo uri umurizo, haleluya, uri umutsinzi ntabwo uri utsindwa. Imana irashaka yuko ufate ibyo yo ivuga kuri cyo, ntabwo uri ibyo abantu bavuga kuri cyo, nta nubwo uri ibyo uri amabwire ya Satani. Satani ashobora kukwereka amateka yawe yahise, akukwereka ukuntu utashoboye, akwereka ukuntu mu muryango wanyu nta muntu wigeze atsinda, nta muntu wigeze kugera ku kintu icyo ari cyo cyose. Ariko Imana irashaka ko uyu munsi umenya ko uri icyo Imana ivuga kuri cyo, utitaye ku bikuzenguruke, utarebesha amaso ibikugoye byose, ahubwo ukareba ku byo Imana ivuga ko uri cyo, ukareba ku ijambo ry'Imana, ukareba yuko Imana niyo kwizerwa kugira ngo isohoze umurimo mwiza yatangiye muri wowe. Imana ishimwe. Reka dusenge tudatinze. Uwiteka Imana ikomeye, Imana ihambaye, turagushimiye, twongeye guca bugufi munsi y'ikiganza cyawe Mwami. Uri mwiza, ugira neza, nta yindi Imana imeze nkawe. Uri Imana yacu, uri Imana idukunda kandi uri Imana itwitaho, uri Imana yadukunze cyane ikaturema mu buryo budasanzwe, ikaturemera imirimo myiza iri muri Kristo Yesu. Turagushimiye uyu munsi mwiza waduhaye, turagushimiye Mwami umugambi mwiza udufitiye. Ngaho utugirire neza, ngaho utwambika izindi mbaraga, ngaho uduteze intambwe, utwinjiza ahandi hantu, utugirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Reka Mwami uyu munsi wongeye kutwigisha, wongeye kutwibutsa Mwami. Mwuka Wera, ministeri yawe niyo kutwibutsa. Ongera utwibutse yuko haleluya, tugira inyota n'inzara yo kiranukira Mwami, kuko wowe uzaduhaza. Urakoze Mwami, nkomeza ubane natwe, uduhaze ijambo ryawe, uduhaze ibyiza by'iwawe Mwami. Urakoze. Dawidi yaravuze ngo uzaduhaza ibyiza byo mu bikari byawe Mwami, uduhaze ibyiza by'ijambo ryawe mu izina rya Yesu dusenze, amen. Uyu munsi ijambo Imana yaduhaye ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo ryiza cyane riri muri Matayo, iri mu magambo Yesu yatangiriyeho abwiriza. Aravuga ngo, Imana iravuga muri Matayo 5 no ku murongo wa 6, Matayo 5 no ku murongo wa 6. Imana ishimwe cyane. Imana iratubwira ngo hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranuka, kuko abo ngabo bazahazwa. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ijambo riravuga ngo hari abantu bahiriwe. Muri Bibiliya habamo amagambo habiri. Niba utahiriwe uba ufite umuvumo, niba udafite umuvumo uba urahiriwe. Ari ijambo rivuga ngo umugisha cyangwa umuvumo. Yesu, Imana yabwiye Abisirayeli, dore nshize imbere yanyu umugisha n'umuvumo, muhitemo. Nshize imbere yanyu urupfu n'ubugingo, muhitemo. Ariko akabagira inama ngo muhitemo ubugingo, muhitemo ubugingo. Uyu munsi Imana irakubwira ngo nawe uhitemo kubaho, uhitemo kuba umunyamugisha, uhitemo imigisha, uhitemo guhirwa aho kugira ngo uvumwe. Imana ishimwe cyane.
aya magambo Yesu yabivuze ari ku musozi, niyo magambo yatangiye abwiriza abantu ngo hahirwa abafite inzara n'inyota zo gukiranuka, kuko abo ngabo bazahazwa. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri abantu bagira inzara n'inyota y'ibintu byinshi bitandukanye. Imana ishimwe. Hari abafite inzara n'inyota y'ibintu by'umubiri, hari abafite inzara n'inyota y'ibintu by'umubiri, ibyo bintu bihazwa n'ibintu by'umubiri, ariko mu kanya gato bakongera bagasonza. Yesu yabwiye wa mudamu w'umusamariyakazi, aramubwira ngo ngewe amazi mfite amazi mfite ntabwo ari aya mazi wowe urimo kunywa, ni amazi y'ubugingo, amazi y'ubugingo, amazi yanjye ninyaguha ukayanywa, aya mazi ntabwo uzongera kugira inyota ukundi. Ndashima Imana ko Yesu yaje kugira ngo twongere dushire ibintu ku murongo neza. Yesu yaje muri iyi si kugira ngo ibintu byongere bigire umurongo wayo nyayo, kuko abantu Satani yashatse ko duha ibintu by'umubiri, ibintu by'umubiri Satani yashatse ko aba ari byo dushira imbere cyane, aba ari byo duha priorite ku buzima bwacu. Ariko Yesu yaraje kugira ngo twongere ibintu tubishire ku murongo neza, twongere duhe agaciro ibintu by'umwuka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yabwiye wa mudamu w'umusamariyakazi, aravuga ngo amazi ngewe nzaguha. Ntabwo yavugaga aya mazi y'umubiri tunywa amazi umunsi ku wundi, yavugaga amazi y'ubugingo, yavugaga umwuka wera. Aravuga ngo uyu mwuka wera nitemba muri wowe, ntabwo uzongera kugira inyota ukundi. Ari inyota y'iby'isi bizagushiramo, ari inyota yo mu isi, ari inyota yo mu isi idashira. Nuwakira amazi yanjye y'ubugingo, nuwakira agakiza kanjye, nuwakira umwuka wera muri wowe, inyota y'iby'isi izahita ishira. Abantu bagira inyota zitandukanye, hari inyota zitandukanye. Hari abantu bafite inyota y'amafaranga, hari umuntu ufite inyota y'ifaranga, inyota ridashira. Hari abami babayeho bakagira amafaranga, bakakorera amafaranga, bakagira amamiliyari n'amamiliyari mu makonte yabo, ariko bagapfa bakirimo gushaka amafaranga, bagapfa bakirimo kwica abantu kugira ngo babone amafaranga, bagapfa bakirimo kubesha kugira ngo babone amafaranga, bagapfa bakirimo gusambana kugira ngo babone amafaranga. Iyo niyo nyota yo mu isi. Ariko hari iyindi nyota yo mu buryo bw'ubumana, ari inyota y'Imana, ari inyota yo gushaka gusabana n'Imana. Kandi iyo nyota iyo Imana iguhaye uwo mwuka, iyo Imana iguhaye kuri ayo mazi, ni ukuri izindi nyota zose zo mu isi ziraceceka zigatuza, ukanyurwa nayo. Umuririmbyi yavuze ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Haleluya, nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Ari inyota Imana iguha, ari amazi Imana iguha, ikakumara inyota zose zo mu isi. Nagiye kubona mbona abantu bafite inyota z'ibintu bitandukanye. Ari umukobwa cyangwa se umudamu ugira inyota yo gukundwa, akemera akambara ubusa kugira ngo bemere bamukunde, akemera kisiga amarangi y'ubwoko bwose kugira ngo bamukunde. Ariko umukobwa wanyuzwe na Yesu, umukobwa wanyuzwe n'inshuti n'ubushuti bwo mu ijuru, anyurwa nuko ari yisiga vaseline akameremeta. Haleluya, Imana ikamusiga ubwiza bwo mu ijuru, kuko yanyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Kuko iyo nyota yo mu isi yayisimbuje inyota y'Imana, Imana ikamusiga ubwiza. Abantu bakajya bamubaza ko wambara neza kuberwa, kandi mwami yambara imyenda igura amafaranga make, ariko kubera ko afite
afitanye ubushuti n'ijuru, Imana ikamwambika ubwiza budasanzwe, yatambuka abantu bose bakamukunda, yakwinjira ahantu abantu bose bakamwemera, bakamukunda, bakumva bashatse kubana nawe. Kubera iki? Kubera ko hari inyota, hari amazi yanyoye, amazi y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ari abantu bafite inyota y'ibyubahiro, ye baba we, agakubita abantu, akavuga abandi, agagambanira abandi, kugira ngo abashe guhaza inyota y'icyubahiro, kugira ngo bamwemere, akabesha ibyo afite n'ibyo adafite, akavuga ibyo afite kandi atabifite, akiba kugira ngo abone icyo cyubahiro. Reka njye nkubwire iki ibanga rimwe: icyubahiro kimwe n'igikundiro, kimwe n'ubwiza, kimwe n'ubudahangarwa, kimwe ni umwenda uba wambaye, ni umwenda uba wambaye Imana iguha. Imana itaguhaye icyubahiro, nubwo abantu wabakubita ngo bakubahire, nubwo wabatuka kugira ngo, ntabwo bakubaha. Ariko Imana yaguhaye, iyo wanyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, Imana ikaguha ku cyubahiro, Imana ikaguha ku bwiza, Imana ikaguha ku budahangarwa. Nta nubwo uba ukeneye kuvuga nabi kugira ngo abantu bakubahe. Urinjira ahantu abantu bagahaguruka, urinjira ahantu kuko ufite ubundi bwiza, ufite ayandi mazi amara inyota, amazi amara inyota y'ibyubahiro, amazi amara inyota, ukumva unyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Imana ikakwambika ubwiza. Ikibazo, abantu turakora cyane mu buryo bw'umubiri, tukavunika cyane mu buryo bw'umubiri, dushaka icyubahiro, dufite inyota y'icyubahiro, dufite inzara y'icyubahiro. Tugakora cyane mu buryo bw'umubiri, tugashaka ko abantu batwubaha, tukababwira nabi kugira ngo batwubahe, kuko uko turushaho kubabwira nabi kugira ngo batwubahe, nuko barushaho kudusuzugura. Imana tubabarire cyane. Imana itaguhaye wa mwenda w'icyubahiro, nubwo wakora iki, abantu ntabwo bakubaha. Hari ibintu dukwiriye gukora cyane mu buryo bw'umwuka, dukwiriye gusenga cyane mu buryo bw'umwuka, dukwiriye kwegera Imana cyane mu buryo bw'umwuka, kugira ngo Imana ibashe kuduhaza, kandi Imana iguhagije, iguhaye ugahaga mu bwiza bw'Imana, ugahaga mu kwegera Imana, ugahaga mu gukiranukira Imana. Gukiranukira Imana si ikindi, gukiranukira Imana ni uko ukora ibintu bituma ubana neza n'Imana, ni uburyo wirinda ikintu cyose cyaguteranya n'Imana. Niko gukiranuka, ni ukwirinda ikintu cyose cyatuma utabana neza n'Imana, kandi ni ugukora ikintu cyose cyatuma Imana ikwishimira, kuko iyo Imana ikwishimiye n'abantu barakwishimira. Iyo Imana ikwishimiye ikwambika ubwiza, aho uciye hose abantu bakabona ko ufite ubwiza bw'Imana, aho uciye hose abantu bakabona ko ufite umucyo w'Imana, aho uciye hose abantu bakakwishimira. Umva, uwo mwambaro ni wo mwambaro Adamu na Eva batakaje, bakayitakariza mu biganza bya Satani muri Edeni, igihe bemeraga kugomera Imana, igihe bemeraga kurya ku mbuto Imana yababujije. Nicyo gihe batakaje ubwiza bwabo, nicyo gihe batakaje icyubahiro cyabo, nicyo gihe batakarije ubudahangarwa. Ibyabatinyaga byongeye kubatinyuka. Intare yabatinyaga yongera ikabatinyuka, inzoka yabatinyaga irabatinyuka. Kubera iki? Batakaje ubusabane n'Imana, batakaje guhura n'Imana no gusabana n'Imana, batakaje kubana neza n'Imana. Iyo ubanye n'Imana, Imana iraguhaza, iguhaza amazi y'ubugingo, iguhaza gukiranuka.
gukiranuka bigatuma inzara n'inyota yo muri iyi si, inzara n'inyota y'ibintu byo muri iyi si, inzara n'inyota y'ibintu, n'inzara y'inyota y'amafaranga. Iyo ukunda amafaranga ntayibona, ariko ijambo rivuga ngo mushake imbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizabakurikira. Icyo gihe amafaranga aragushaka, umva, aragukurikira, ukirukanka, amazu akakwirukankaho, amazu akagushaka, amamodoka akagushaka, ibyubahiro bikagushaka, akazi kakagushaka. Kubera iki? Kubera ko wabanje gushaka mbere na mbere kubana n'Imana, ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Imana igatuma abantu bagushaka, igatuma akazi kagushaka. Ntabwo ari wowe ushaka akazi. Iyo wabanye n'Imana, iyo wabanje ukabitunganya mu buryo bw'Imana, iyo wabanje ukabitunganya mu buryo bw'umwuka, Yesu yaje kugira ngo ibintu byongere bigire umurongo mwiza, kugira ngo twongere dushire ibintu by'umwuka imbere. Kuko uriya mudamu wari ufite amazi yaravugaga ngo ko nta kivomesho ufite, amazi urayageraho gute? Yabonaga ibintu byose mu buryo bw'umubiri, ariko Yesu yaje kugira ngo ibintu by'umwuka byongere bigire agaciro mu buzima bwacu, kugira ngo ibintu by'umwuka byongere bifate umwanya wa mbere. Iyo twiriza ubusa tuvuga yuko wa mubiri we ceceka utuze, ubu ngubu ni njyewe mwuka, ni njyewe uri muri komande, ni njyewe utanga amategeko, ni njyewe utanga amabwiriza, wa mubiri we tuza. Uyu munsi urashaka ibiryo, ariko ndavuze ngo uyu munsi ntabyo ubonye. Urashaka gusinzira, ariko uyu munsi ndavuze ngo urabyuka usenga Imana. Urashaka ariko uyu munsi ndavuze ngo ni njyewe uyobora. Icyo gihe uvuga ngo njyewe ndi umwuka, ntabwo ndi umubiri. Umubiri ni igikoresho, umubiri ni imodoka ngendamo, ariko ntabwo imodoka ari wowe ntabwo imodoka yiyobora, ntabwo imodoka ivuga ngo ducaha dukata. Oya, abahungu banjye bambwiraga ukuntu muri iyi minsi hari amamodoka amaze kugera igezweho ifite computer ivuga ngo ushobora no gusinzira ukabwira imodoka ngo ndashaka kujya hana, imodoka ikagutwara. Oya, uko suko twe tumeze mu buryo bw'umwuka, duha agaciro iby'umwuka, dukoresha umubiri wacu. Paulo yaravuze ngo uyu mubiri ndawukoresha uburetwa kugira ngo mbashe gusingira ibyo Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo uvuga ngo njyewe ntabwo ndi iyi modoka, ni njyewe ufite vola, ni njye uyobora iyi modoka nkayitwara aho nshatse. Wowe ni wowe umwuka, wowe uri umwuka, ukavuga ngo njyewe umwuka. Ndavuze ngo uyu munsi turasabana n'Imana, uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana. Iki ni igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, iki ni igihe cyo kwiriza ubusa, iki ni igihe cyo kubyuka mu gihe abandi bose bacecetse, bari ahacecekerwa bameze nk'abapfuye. Wowe urabyuka ukavuga ngo ngiye gutegeka hamwe na Yesu, ngiye gutegeka ibintu bibeho, ngiye kuvuga ibintu bibeho, ngiye gutegeka ibintu bikomere bibeho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yesu yaraje kugira ngo ibintu byongere bigire umurongo nyawo. Yesu yaraje kugira ngo umwuka wongere kugira agaciro, umwuka uyobore ubugingo, umwuka uyobore ubwenge, umwuka uyobore amarangamutima, umwuka uyobore umubiri. Umubiri ni imodoka, ntukareke ngo umubiri ukuyobora aho ushatse. Umubiri urashaka ikukayiha, urashaka kujyamo. Ari igihe uvuga ngo wa mubiri we ceceka, ndabizi urananiwe, urashaka kujyama, ariko uyu mwanya ndavuze ngo ni igihe cyo gusenga Imana, ni igihe cyo gusabana n'Imana. Ugahaguruka muri salo, ukagendagenda, ugahamagara Imana, Imana ikahururuka, ikazi kabana nawe, ikazi kakugwirira neza, ikazi kakuzamura mu rwego, ikakuzamura mu mwuka, ikazi gategeka muri business yawe, ikazi gategeka mu muhamagaro wawe, ikazi gagucira inzira aho inzira itari,
ikatunganya ibidatunganye, ikaza ikaringanira ibitaringaniye, ikaza ikuzuza ibituzuye mu buzima bwawe. Kubera iki? Kubera ko wagize inzara n'inyota yo gukiranuka. Kubera iki? Kubera ko washize Imana imbere. Umwanditsi w'Izaburi yaravuze ngo nashize Imana imbere yanjye, niyo mpamvu ntazajegajega, niyo mpamvu ntazanyeganyega. Kubera iki? Kubera ko nashize Imana imbere. Iyo washize iby'Imana imbere, ibyawe byose bijya ku murongo. Iyo wafashe Imana akaba ariyo ijya imbere yawe, ibyawe bijya ku murongo, byose uko biri ku murongo. Abana bawe bajya ku murongo mu izina rya Yesu. Urugo rwawe rujya ku murongo mu izina rya Yesu. Umurimo w'Imana ujya ku murongo mu izina rya Yesu. Business yawe ijya ku murongo mu izina rya Yesu. N'umubiri wawe urakumvira, indwara zose zigahunga. Kubera iki? Washize Imana imbere. Niyo mpamvu utazanyeganyega. Haleluya. Reka turangize tuvuge iki kintu. Iyo umuntu afite inzara n'inyota, icyo akora ni iki? Icyo akora ni uko akora cyane. Akora cyane kugira akora iki? Ahaze inzara afite, ahaze inyota afite. Natwe rero dufite inzara n'inyota y'ibintu by'umwuka. Icyo dukora ni iki? Dushiramo agatege. Iyo umuntu afite inzara arashiramo imbaraga mu gukora, akajya hanze agashakisha imirimo, akajya hanze agahinga, akajya hanze agasarura, arakora. Ukwizera kutagira imirimo, ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ikintu gipfuye ntabwo kiba kiriho. Ariko iyo dufite inzara n'inyota, turakora cyane, tugashaka Imana cyane. Niba warasengaga isaha imwe, wongera ugasenga amasaha 2. Niba warasengaga amasaha 2, wongera ugasenga amasaha 3. Niba wabashaka kwiyiriza umunsi umwe, reka nkubwire iki kintu kimwe. Kwiyiriza ubusa ntabwo ari kwiriza ukarya mu gitondo ukongera kukarya nimugoroba. Oya, icyo gihe ntabwo uba wirije ubusa umunsi umwe, ugakora iminsi 10 ukavuga ngo waryaga mu gitondo ukarya nimugoroba, ukavuga ngo wirije iminsi 10. Ntabwo uba wirije iminsi 10, uba wirije amasaha. Ntabwo iminsi Yesu ari mu butayu yiriza iminsi 40, ntabwo yirije ngo yirize ngo arye mu gitondo yongera arye ninjoro ngo akabakoze umunsi umwe akongera ngo iminsi 40. Oya, yamaze iminsi 40 atarya. Ijambo rirambwira ngo Yesu yamaze iminsi 40 atarya amanywa na ninjoro. Imana ishimwe cyane, atarya amanywa na ninjoro. Ni ukuvuga ngo Yesu niba yarabikoze, Yesu yari mu mubiri 100%. Nawe ushoboye kubikora mu izina rya Yesu. Ushoboye kubikora kugira ngo Imana ikwinjije ahandi hantu, kugira ngo Imana ikwinjije mu bwiza bwayo, kugira ngo Imana ikwinjize mu masezerano yawe, kugira ngo Imana ikwinjize mu bisubizo byawe. Ntabwo wiriza amasaha urya mu gitondo ukarya nimugoroba hanyuma uvuge ngo namaze iminsi 10, namaze iminsi 21. Oya, uriyiriza ubusa amanywa na ninjoro ukamara amasaha 24. Icyo gihe ubuvuze ngo umaze umunsi umwe wiriza ubusa. Niba warariye saa 12 za nimugoroba, ejo ukarya saa 12 za nimugoroba ejo hashize, wongera kurya saa 11 saa 12 cyangwa isaha waririyeho, niyo wongera kuriraho ku munsi ukurikiyeho. Icyo gihe uvuga ngo wakoze amasengesho y'umunsi umwe. Niba warariye saa 12 za nimugoroba ukongera kurya iyindi saa 12 z'uwundi munsi, icyo gihe uvuga ngo wakoze amasengesho y'umunsi umwe. Imana idufashe cyane. Niba warariye saa 11 za mu gitondo wongera kurya umunsi ukurikiyeho saa 11 za mu gitondo, icyo gihe uba wakoze umunsi umwe w'amasengesho, amasaha 28. Iyo niyo munsi umwe. Ariko kwiriga ubusa ukarya nimugoroba, icyo gihe ntabwo uba wirije umunsi wose wuzuye, uba wirije amasaha. Imana idufashe cyane. Rero Imana irashaka kutwinjiza ahandi hantu. Imana irashaka ko niba waririzaga umunsi umwe wongera ugerageze wirize iminsi 2. Niba warashoboye iminsi 2 wongera ugerageze wirize iminsi 3.
Imana iragushoboza kandi Imana iraguha umugisha cyane. Kandi tube maso muri uku kwezi kwa gatatu. Uku kwezi kwa gatatu ni ukwezi kwibitsemo amabanga menshi, ni ukwezi kurimo ibintu byinshi ibintu by'umwuka, nubwo biba bitagaragara mu maso y'abantu ariko biba biriho. Si ukuvuga ko bitagaragara, ntabwo biriho. Nubwo utabirebesha amaso ya si uko biri. Abanyamwuka bafite amaso bamenyereje amaso yabo y'umwuka kureba ibyo bintu mu buryo bw'umwuka, barabibona. Niyo mpamvu baza bakaguhanurira ngo Imana ikugiriye neza, Imana igukuye ku cyamvu, Imana iguciriye inzira, Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye indege. Kubera iki? Kubera ko baba bafite amaso areba mu isi y'umwuka. Rero iyo twiriza ubusa, ntabwo tuba dushaka ko ibisubizo bitugeraho vuba, ntabwo tuba dushaka ko Imana itugirira impuhwe. Oya, ntabwo tuba twibabaza kugira ngo Imana itugirire impuhwe. Ibisubizo byacu Imana iba yararangije kubyohereza. Icyo dukora ni iki? Nitwe iyo twiriza ubusa tukategeka uyu mubiri twambaye, ni kugira ngo twishire mu mwanya mwiza yo kwakira ibyo Imana yadusubije. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze cyane. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge tudatinze. Uwiteka Imana ikomeye, Uwiteka Imana ihambaye, mu izina rya Yesu uyu munsi ndakwinginze Mana, ndagusabiye Mwami, sabiye abantu bose banyumvise kandi nanjye nisabira Mwami, utwambike imbaraga zo gukiranuka, utwambike imbaraga zo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwawo, kugira ngo ibindi byose bize bidukurikiye. Urakoze Mwami, urakoze Databuja, urakoze Mwami mwiza kutwambika imbaraga zo gukiranuka, kutwambika imbaraga zo kubana neza nawe no kwirinda ikintu cyose cyaduteranya nawe. Urakoze rero, utwambika izo mbaraga zo gushaka ubwami bwawe, kuko ibindi byose bizatwongererwa. Urakoze Mwami, mu izina rya Yesu. Bana n'abana bawe, ubagirire neza muri byose, ubambike imbaraga zo kutwinjiza aho dushaka, zo kufasha kwakira ibyo dufitiye. Ndagushima ko dufitiye byinshi mu kiganza cyawe. Turagushimiye Mwami ko urimo kudutegura, ko urimo kudushira mu mwanya mwiza yo kwakira ibyo dufitiye byose, mu izina rya Yesu. Amen.